friends and family, Reshadari's family forever and ever, amen. Nizere ko mumeze neza, nizere ko abashuti bacu mumeze neza, kandi ndabizi ko abantu benshi bari mudukumbuye, abantu arikoga mwandika muri comment ati twagiye turahari, nuko tutagikora ariko turahari, twebwe tumeze neza, turashima Imana. Urumva rero uyu munsi natekereje ndavuga ati mbakorera gake, natekereje ndavuga ati reka nkore nyine video ariko nyine ndashamaje, atari kuvuga ibintu birebire, nuko nyine hari ahantu twari tugiye kujya, hari utuntu twari tugiye guhaha kugura, ndavuga ati reka so rero natekereje ndavuga ati kubera ko abantu bacu badukumbuye, abantu badukunda, ndavuga ati reka bakorere akavideo koroheje, sibyo? Ubwo rero ndaza kugenda nyine ntabwo ndi bufate ndende, ndaza kugenda mfata video duke turi mu muhanda, sibyo? Abantu mukumbuye ndabazi, ndaza kubabereka, ndabashyiramo papa muri, ndabashyiramo muri nanjye, sibyo? Ndabizi muradukumbuye, hari n'abatadukumbuye, hari nabo tugenda tukabura, niba nadukumbura ibyo ngibyo ari akazi kanyu, ntabwo bindeba, ariko abadukunda bya nyabyo ndabizi ko muri bwishimye ko kana video nyine ntabwo turi buvuge ibintu byinshi, no kujya mbereke just abantu badufite urukumbuzi rushire, sibyo? Aha rero tugiye kubatembereza gatoya, ubundi nituva kubatembereza turabasezera, ubundi video yacu ibirarangiye. Aha rero nibwo twari tuvuye mu rugo na papa muri na Mori, twagiye kumutembereza ko yirirwa mu rugo, umva ni gake cyane tumusohokana, ariko iyo nyine tubonye akanya turamujyana nawe agatembera. Mu minsi mikeya ni ukuzajya tumujyana agatembera yigenza n'amaguru, ahubwo kubera ko nyine tutamujyana ahantu nyine hagoranye hakure ari kugenda n'amaguru, niyo mpamvu tuba twamuhetse gutya ngo agenda areba ibyiza bitatse u Rwanda. So guys, nizeye ko mumeze neza, ntabwo tuba duheruka kwa uploading, ariko mujye mutora mutwihanganire kuko nta kundi pe, natwe uko tuba tubyifuza, ntabwo tuba twifuza kumara igihe kinini tutabaha video, nta nubwo tuba twifuza rwose kubicisha irungu. Hari abantu badukunda bya nyabyo rwose turabizi, kandi tunabashimira cyane ku rukundo mutwereka, aba subscribers. Iyo twa uploadinga buri munsi aba subscribers bariyongera, byari binaniye kwivuga nanjye byari binaniye, ariko aba subscribers bariyongera iyo twa uploadinga buri munsi, ni ukuri turabashimira guys. Mujye mwibuka ko twatangiye turi kuri zero, ariko ubu ngubu tugeze ku 5,000, bivuze ngo tubaye twa uploadinga buri munsi twakabaye noneho ubu ngubu turi nko mu 10,000. Ndabeshyara? Ntago mbeshya, ariko nyine kubera ko hari igihe kigera tugaceceka, akenshi twebwe turakora tukagora, byajyamo hagati tugahagarara. Niyo mpamvu rero n'aba subscribers batihuta, ariko iyo twakoze pe bariyongera rwose, ntacyo twabashinja, ntako mpamvu mutageze, ahubwo nitwe tuba twirangayeho, ariko hari igihe kizagera mukaturambirwa, hari igihe kizagera mukajya mugataba nabo tumaze kubarambirwa, ariko mu gihe icyo gihe kitaragera nyine nta kundi. Kandi n'abantu batarakora subscribe bayikore. Umuntu uri buce kuri iyi video reka mwinginge, uyu nako muri iki cyumweru turi mu cyumweru cya Pasika, rero reka mbinginge mwuka byaranywe mukorere Imana, mwange Satani, mukore subscribe kugira ngo mujye mudushyigikira muri byose, mu byiza n'ibibi, ariko ibibi wapi,
ariko mu gihe nyine twabahaye ibintu byiza mujye mudushyigikira. Iyi video rero twabibakoreye kugira ngo abantu badukumbuye kutubona batubone ko hari abantu baba badukumbuye bya seri apana bya bindi by'abantu bakubeshya ngo baragukunda kandi batagukunda. Hari n'abatabikubwira kandi bagukunda bakajya bagukumbura nyine bakabyimenya kuko nyine nta kundi kuntu baba babikubwira, ariko nyine impamvu twayikoze ni ukugira ngo abantu bakumbuye kutubona tuganira tubaganiriza, abantu bakumbuye kutubona tubasetsa, sinzi ariko niba tujya tubasetsa, ariko abantu nyine mudukumbuye nabatekerejeho ndavuga ati reka mbahe akavideyo byibura kabamaze iminsi, ariko Imana inabigiyemo nyine twanabaha video nk'ibisanzwe kuko ntabwo tuba twanze kuzibaha, ahubwo nuko nyine ari uko biba byagenze kandi ntabwo tuba turi bubihindure, ariko twebwe uko tubishoboye tuzajya tubaha video, sibyo? Ikindi ndabifuriza Pasika nziza, hari abavuga Pasika nziza, hari abavuga Pasika nziza, mwese icy'ingenzi ni uko mwumva icyo umuntu avuze. Ndabifuriza Pasika nziza, ndabifuriza icyumweru cyiza cyo gupfana na Yesu mukazukana na Yesu Kristo. Ntago nagenda ntabifurije rwose. Ikindi twabatembereje, urabona ko tuba ntako tutagize pe, ntako tutagize. Izabayo Anduwera turabakunda na Mori, Izabayo Anduwera and Mori turabakunda kandi twari tubakumbuye. So rero guys, mugire ibihe byiza, ntago ariko mbasezeye ningera mu rugo ndaza gufata kandi tukavideo, gusa ntagafata mumenye ko byarangiriye ahangaha nyine, nako nyine ndashaka kugafata nimbibona uko ngafata ndagafata ndi kumwe na papa Mori nawe abasuhuze. Ikintu nyamukuru kiri we gitumye nkafata no kugira ngo na papa Mori abasuhuze, ntago aherutse kubavugisha, ntago naza jyenyine ngo ntavuge, ntago naza jyenyine ngo ntavuge, wasanga atazi ko ndi uploading ino video, urumva ko mba nabatekerejeho, ariko nawe bataba yabatekerejeho, reka ndeke kumubeshyera. Rero mugire ibihe byiza, nitugera mu rugo turaza kubasuhuza turi kumwe nawe tunabasezera, ariko turimo turabapangira gukora n'utundi tuvideo, turimo turapanga kugaruka neza muri game, ntabwo twagenda gutyo gusa. Rero bye. Hello guys, rero turagarutse noneho ndi kumwe na papa Mori. Iki ni cya kiganiro nabwiye ubahereza akavideo, twatashye turabanza turitegura turoga, none ndavuga ati ngomba kuza nkabanza nkabasezera tugasoza nyine video neza, kandi kwisoza kugenda nk'abagesera kameme, kugenda nk'abagesera kameme cyane, nibyo ni ngombwa. ese kutabasuhuza bigeze basuhuza iyo basuhuje nanjye banabasuhuje, sibyo ratakaje, iyo yasuhuje nanjye nasuhuje. Okay, hello guys, nize ko nize fresh araciye igihe kinini ariko ndeba nk'umuntu tutaye. Guys, twari tubakumbuye, ndizera ko namwe mwarimo dukumbuye, banadukumbuye atase mwarimo dukumbuye. reka tubasezere, sibyo? Nese, okay. Nende nubwo twabahaye video ngufi yakora kugira ngo abantu badukumbuye batubone, kugira banabone ko twagarutse. Twagarutse tukajya tubabeshya buri gihe, noneho ngo twagarutse ibiki, ntituzongera kubura ibiki. Bojyana aho barabizi nyine impamvu ntabwo zibura, ariko iyo twe duhari bya buri gihe. Okay, nituzajya tuba duhari muzajya mutubona, nituba tudahari bihangane. Ahubwo turi tubabeshya ati noneho twaje hahiye, turi tubabwisa ukuri, ariko hari umunsi umwe tuzagaruka noneho ari buri munsi.
twabibizeza gusa ariko turi kumwe ko tuzajya dushobozwa uko Kristo azajya dushoboza tuzajya tuba duhari. kandi uvuze Kristo mpita nibuka Kristo. Ndabifuriza kubana na Kristo. Turi no mu cyumweru cya Pasika. Yesu azukira muri mwe. Ndabifuriza ko Kristo azukira muri mwebwe. Ndabifuriza ko mwishimira Kristo abishimira namwe mukamwishimira, kuko muri ubu buzima tubayemo ikintu cya mbere kiruta ibindi byose no kubana na Kristo. Inshuti zanjye, niba uzi kutabana na Kristo, niba uzi kudafite Kristo muri wowe, hindura gira Kristo muri wowe, hindukira kuko kubana na Kristo cyo kudupfira no kuzuka kandi yarapfuye kugira ngo aduhe ubugingo. Rero tunagenda tunabasezera, muzagire Pasika nziza. Yesu Kristo azabazukiremo, muzagire ibihe byiza kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Natwe mutwifuriza Pasika nziza abantu mudukunda, sibyo? Murakoze cyane ko twifuriza Pasika nziza. Sondi Pasika ni iki? Ntabwo ari byabaye gusobanura nyine. Okay, Yesu Pasika nicyo gihe Yesu Kristo twibutsa ipfa n'izuka bya Kristo byose cyane, gupfa no kuzuka. Yesu, ubwo rero tugomba gupfa tugapfana na Yesu, tukanazukana. Gupfa no kwanga icyaha, ugatangira gupfa no gupfa muri kamere zigapfa, umushiro ugapfa, umujinya ugapfa, gutukana bigapfa, ubusambanyi bugapfa, kwiba, kugambana, ibyo byose bigapfa. Noneho kuzuka uri mushyashya, uri ufite Mwuka Wera, ufite Yesu Kristo akuyobora, ufite nyine Umwuka Wera ukuyobora mu byiza. Aho mwumva atari byiza, mwumva kugira Yesu Kristo mu buzima bwacu atari byiza, nibyo bya mbere. Mwumva gukizwa atari byiza, nibyo bya mbere. Kabare kuko ngiye kuvuga ibyiza bya Yesu Kristo, bukira bugacya. Guys, bye. Imana ibahe umugisha kandi Pasika nziza. Burije twebwe umwanya turi kwiganira, mugire ibihe byiza, Pasika nziza kandi